ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku gihugu cyawe, ku bugingo bwawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi, kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Iyo umuntu atitaye ku byo yumvise hari igihe birangira bivuyemo. Mu yandi magambo, kubyitaho ntibihagije, ahubwo urasabwa no kubiha agaciro. Abaheburayo igice cyaho cya 2 umurongo wa 1, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ihame ni ukubyitaho, ni ukubizirikana. Ugomba kwita ku byo wumvise kugira ngo hataza akantu kamwe kakahita kabikwibagiza, ejo kamera nk'abandi bose. Samusoni yarabizi ko umusatsi utagomba kongora, ariko arangije niyita ku byo yabwiwe, niyita ku byo yumvise. Arangije amena ibanga Delila aramwogosha. Yamenye icyo akoze umusatsi uvuyeho, yamenye icyo akoze Abafilisitiya bamunogoyemo amaso. Nutita ku byo wumvise uzamera nk'abandi bose. Nutita ku byo wumvise ngo bihe agaciro, ibyo wumvise ni ibihe. Wowe toranya ibyo ngibyo bigufitiye umumaro, uba ari byo witaho, bizakugirira umumaro. Urebe muri aya mahame kuva ku ihame rya mbere kugeza kuri iri hame tugezeho, ugenda utoranyemo ibigufitiye umumaro, ubyiteho, ubizirikane ku manywa na nijoro. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.